ariko ibyo byose uyu mugabo bita Yakobo yararebye aravuga ngo birakwiye ko abana banjye narandura uyu muzi. Niho uyu mugabo yavuze ngo sindi imbere y'Imana ntabonye umugisha. Yo kuvuga intwaro zibiri zagukura mu muvumo kugira ngo usenye uwo muzimu witwa karande cyangwa usenye izo mbaraga zigukubita hasi zikunaniza. Birasaba ko mu isi y'umwuka ugira ibyo wanga. Indwara yishe data ntabwo izanyica. Yesu ashimwe cyane. Bene data mudukurikiye muri uyu mwanya, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu umwami wacu. Isaha y'umugoroba turishimye turagira tubagezeho ijambo ry'Imana. Dufite teme ivuga ngo ntumurekure ataguhaye umugisha. Dusanga mu gitabo cy'Itangiriro 32 umurongo wa 27. Rero mbabwire ngo mbere kwenda twinjira mu ijambo ry'Imana dusuhuze abari hano badukurikiye muri iteraniro ndetse n'abari online mu migabane itandukanye y'isi. Turabiyegereje. Amazina yanjye nitwa Bishop Gakamu Innocent, inshuti yanyu. Iri jambo ni ijambo ryiza, reka turisome turyumve mu gitabo cy'Itangiriro 32 umurongo waho wa 27, ariko ngira duhere 23. Haravuga ngo abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke zombi n'abana be 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigara wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageze mu museke. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako ye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati nitwa Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakirangije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gituma imbaza izina ryanjye? Amuheraho umugisha. Yakobo yita ahantu Peniweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Amen. Ayo ni amagambo meza y'umugabo yitwa Yakobo yaharaniye umugisha. Yambwira ngo abantu umugisha ntabwo umuntu apfa kutoragura. Igihe cyose umugisha rimwe ne musaba kugira ibyo wigomwa cyangwa se ibyo uzibukira kugira ngo usingire ibindi. Uyu mugabo bita Yakobo ni umwuzukuru wa Aburahamu, akaba umwana wa Isaka. Mu mateka y'ubu bwoko iyo turebye Aburahamu tubona ubuzima bwa Aburahamu ahantu yari avuye. Aburahamu yari avuye kwa se yitwa Tera, babaga mu gihugu cyitwa Uri y'Abakarudayo. Bari abantu batubaha Imana, batazi Imana, baramyaga ibigirwamana. Aho niho Imana yahamagariye Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu hari kingira nganire nawe kandi nugikora nanjye nzakora iki. Tugisoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa 1 kuri 3, aho Imana yabwiye Aburahamu imubwira ngo ave mu gihugu mu bigirwamana, ave mu mahanga, ave ahantu Imana itamushaka. Iramubwira ngo azasiga ibintu bitatu bikomeye. Niko Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo asige umuryango we, asige inzu ya se, asige n'igihugu cye. Imana imubwira ibintu 7 kuri icyo umurongo wa 2 kugeza kuri 3. Imana ivuga ibintu izamukorera namara kubisiga, harimo umugisha ukomeye. Imana yari imweretse igihugu izamushyiramo, kandi iki gihugu yagomba kumushyiramo cyari igihugu nacyo gituwe cyitwaga Kanani. Kanani yarimo amoko menshi, yarimo ibigirwamana byinshi. Nabo ntago bahaga Imana kuko harimo ibigirwamana cyangwa harimo izindi mana. Ndagira ngo mwumve kuva ahantu hari ibigirwamana ujya ahandi hari ibigirwamana bishatse kuvuga iki? Ahantu uvuye hari imbaraga zidashaka kuhava, naho ujya hari imbaraga zikwimira kugira ngo ntuhajye. Imana ihabwe icyubahiro. Aho rero birasaba iki? Ikintu usaba kugira ngo ubone umugisha ni ukuvuga ngo hari ahantu ugiye kujya ushobora kuhapfira, nk'uko na hariya uvuye
imbaraga zaho zagukurikira zikakwica. Biragusaba iki rero? Biragusaba kumvira wa wundi ukubwiye ngo haguruka, ariyo y'Amana wizeye, y'Amana yaguhaye kondisiyo, y'Amana uvuga ngo kora ibi ngibi nanjye nzakora ibi. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiki kintu cyatsindishije Aburahamu, wenda nza kuza kuvuga cyane mu mahame akomeye abantu bajya bananirwa gukurikiza kandi ari batsindishiriza kugira ngo bave mu muvumo bajye mu mugisha. Imana ishimwe. Iri hame Aburahamu yakoze ryo kumvira n'iryo hame ryonyine ryatumye abasha kugera aho yagombaga kugera nihuse. N'iryo hame ryamurwaniriye. Muribuka ko ari mu rugendo ntabwo yakomeje ngo ajye i Kanani, ahubwo yakasiye Egiputa, ari naho yahuriye na Dodani zashatse umwami kugira ngo afatware umugore we kubera ubwoba bwa Aburahamu. Aburahamu aravuga ngo asezeranya na Sara, aravuga ngo uzavuge ko uri mushiki wanjye utari umugore wanjye. Aho niho umwami wa Egiputa yafashe umugore wa Aburahamu Sara, ariko Imana ikangara umwami wa Egiputa ngo subiza umugore nyirawo atuka ari umuhanuzi, nutabikora kuko umuvumo uzakuvaho kuko ni umuhanuzi. Nibwo umwami wa Egiputa yamushubije Aburahamu, ndetse agenda asaba imbabazi. Ariko icyo nshaka kugira nshingireho nuko Imana yavuze ngo uzakurwanya nzamurwanya, uzakuvuma nzamuvuma, uzakureba nabi nzamureba nabi. Nuko icyo kugira ngo ibyo bimukorere, nubwo yari afite ibi byose, nuko yari amaze gukora icyo Imana yamutegetse. Uyu munsi abantu bashaka kugira ngo Imana ibakorere, ariko bo ntibakore ibyo Imana ibasaba. Imana ihabwe icyubahiro. Ibanga rya mbere rikugeza mu mugisha wawe nuko wumvira icyo Imana igusaba kugira ngo ugishyire mu bikorwa. Haleluya. Nihuse, ubuzima bwa Aburahamu ni burebure. Kugira ngo Imana imuhe umugisha ukomeye, nanone hari icyo Imana yaje kumusaba. Icyo Imana yaje kumusaba ni iki? Mu myaka 100 yari agezemo n'umugore we nawe babyaye umwana bita Isaka. Imana ibategeka kujya kumutambira Imana. Tugisoma mu gitabo cy'Itangiriro 22 uhera ku murongo wa 13 kugeza 18. Aho ni Imana yamuhera umugisha ukomeye, ariko kugira ngo yemere gutanga Isaka, nanone kwari ukumvira kuko Imana yari yamutegetse. Yamwumve ipfundo rya Aburahamu hose aho ryari riri, ubuzima bwa Aburahamu bwose bwarangwaga no kumvira. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko nagira mwumve aho umuzi wa Yakobo wakomeje kuzira, witwa karande, ariho nshaka kuza kuvuga cyane. Nuko Aburahamu yarabeshye kubera ubwoba, na se Isaka hari aho yabeshye nawe yihakana umugore we Rebeka. Bishatse kuvuga ngo karande zaho tuvuye kenshi na kenshi zijya zidukurikira, kandi Imana yavuze imbaraga zijya ziturwanya. Imana iri hamwe natwe. Bivuga ngo mu Mana nta kurangara, mu Mana nta kwirara, mu Mana biragusaba igihe cyose guhora uri maso, kugira ngo kuko iyo urangaye gatoya ubona izindi imbaraga zindi ziza zikurwanya, zishaka gukubita hasi kugira ngo zikunanize, zikunyage, cyangwa se zigukubite hasi zikunyaga ahantu wari ugeze runaka. Imana ihabwe icyubahiro. Nihuse rero kuri umugabo bita Yakobo, twagiye tubivugaho. Uyu mugabo niwe wenyine yagira ngo yigobotore ave mu buzima bw'umuvumo. Uzi ko yavukanaga n'umwana w'impanga bitaga Esawu. Igihe se Isaka ababwira amagambo akomeye, yavuze ijambo riremereye ariyo nababwira. Mbere yuko ajya kubaho umugisha, arababwira ngo nimugende mumpigire mu ishyamba, munzanire inyama zokeje, muzingaburire z'ishyamba, hanyuma mbone kubasabira umugisha. Abana bombi barabikoze. Esawu ajya guhiga, hanyuma nyina Rebeka abwira Yakobo ati we guma ahangaha nkwereke uko ukora. Imana ishimwe. Aragenda ashaka intama arayibaga nkuko nyina yabimutegetse. Amaze kuyibaga aramubwira ngo yambara uruhu rwayo, yambara uruhu, kuko ikintu cyatandukanyaga Yakobo na Esawu, Esawu yari umugabo ufite ibyoya ku maboko no ku mubiri wose, ariko Yakobo ntabwo yari abifite. Hanyuma igitangaza cyabaye gikomeye,
kugira ngo aba bana bagire nuko Isawo yagiye guhiga aratinda, hanyuma Yakobo arihuta ategura byose yamuteganyije, ariko yaciye ibusamo abaga itungo bari bafite ashyira se. Isaka ntabwo yari akibona, aramwanga amusabira umugisha, avuga ijambo ryemera, avuga ngo papa, nguyu umuhigo ndawuzanye. Isaka avuga ati mana, ko numva ijwi ari Esawu ariko umubiri nkumva ari Esawu. Imana ihabwa icyubahiro. Ijwi ndumva ari Yakobo ariko ku mubiri ndumva ari Esawu. Bivuga ngo isi yabasha kumva ijwi yanamukozaho intoke akumva ko ari Esawu, ariko umwana avuga ngo aratsemba ngahantu yaje kubera yaje kubeshya se, atwara icyo kubw'iryo jambo ryitwa kubeshya, nanone nawe arabeshya. Ndagira mbabwire icyaha cyose kirangana, haba gusambana, haba kubeshya, haba kugambana, haba ikintu cyose iyo cyiswe icyaha cyitwa icyaha. Imbere y'Imana byose birangana, kuko ushobora kubeshyira umuntu bakamwica ukamungana n'uwishe. Imana ihabwa icyubahiro. Ngaha ahantu rero Yakobo yaje guhunga, ari nyina none umubwira ngo ahungira hanaha, ajya kwa nyirarume Labani, ahamara imyaka myinshi, aho yariganyijwe ubuzima bwe, aho yarambagije umugore bita Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, arambagiza umugore yakoreye buriya ari Leya na murumuna we Rebeka. Imana ishimwe cyane. Byabaga ari ibintu bikomeye, uzi kugira ngo urambagize umugore imyaka 7, numurangiza baguhindurire baguhe umukuru, kuko niko amategeko yavugaga, umukore w'imyaka 14. Ni ibintu bibaje muri iki gihe umuntu atakora. Nibaza ko muri iki gihe uko kwihangana benshi batakugira, ariko bivuga ngo icyo yarakoze nawe nicyo yagomba gukorerwa. Bishatse kuvuga ngo iyo ukoze ikintu muri iyi si, nukora icyiza uzemerwa, nukora ikibintu uzemerwa, nuriganye nawe uzariganywa, niwiba nawe uzibwa, nubeshya nawe uzabeshyerwa. Iryo ni ryo somo nakuyemo. Hanyuma yaje kubikora nyine, arariganywa, arababara. Igihe kigeze abyara abana. Imana ihabwa icyubahiro. Abana barakura, gira amatungo. Igihe kigeze cy'Imana avuze ko azasubira mu gihugu cye, Imana iramubwira, iramuhamagara mu nzozi, iravuga ngo haguruka Yakobo we. Itangira 35 umurongo waho wa mbere kugeza kuri 3, ngo haguruka usubire iwanyu. Haleluya. Usubire Kanani, ugende ubakire igicaniro Imana yakubonekeye igihe wahungaga mwene so. Imana ishimwe. Kuko hari umuhigo yari yahize mu Itangiriro 30:28 umurongo waho wa 11 ukageza 17, ngo agende yubakire igicaniro Imana yabonekeye igihe wahungaga Esawu. Imana ishimwe cyane. Nuko byagenze, arangije igitangaza uyu mugabo bita Labani ashaka kugira ngo amusubize inyuma amugarure, ariko akibitekereza iryo joro Imana ikangara Labani. Imana yamubwira ngo Labani we, ngo ari icyiza ari ikibi ntugire icyo ubwira Yakobo, umureke. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo igihe cy'Imana cyari cyiza kugira ngo Yakobo asubire aho yasezeranye n'Imana, ajye guhigura imihigo. Bene data, inshuti, guhigura umuhigo ni umugisha kuri wowe. Iyo Imana uhigiye umuhigo, ujye uhigura ibyo Imana ivuze ubikore, kuko Imana ikunda umuntu uhigura imihigo. Abantu benshi muri iki gihe bararyoherwa, bahora bahiga, bahora bavuga, ariko ntibiga guhigura. Ndagira mbabwire, Imana ikunda umuntu uhigura umuhigo. Umuhigo abagabo bose bajyaga bahiga bari mu kaga barahiguraga. Guhiga niwo wabivuze, guhigura bituma Imana iguha umugisha. Umugore Hana yahigiye Imana avuga ngo Imana nimuha umwana w'umuhungu azamujyana mutambira Uwiteka. Igihe kigeze arabikora, yirengagiza uburyo umwana aryoshye, ajya gukora icyo gikorwa cyo guhigura umuhigo. Ariko urahiga bya bindi wahize bikakuryohera. Inshuti yanjye, ujye umenya ngo umeze nk'ujya umuriro. Iyo umuntu umuriro ura nta wajya umuriro,
uriya umuriro ni urupfu. Iyo udahiguye umuhigo uvuga ngo urimo urikusanyizaho urupfu rwihuse ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Guhigura rero ni igikorwa cyo kurokonesa iby'Imana yagukoreye no kwibuka aho wavuye no kumenya imirimo Imana yakoze. Abantu benshi baribagirwa, abantu benshi baza barira bavuga ngo reka mvuge iki kintu muracyumva neza cyane. Hari ubwo ujya kuguza umuntu amafaranga uri mu bibazo kavanga ariko banyirukanye mu nzu none nari nkeneye amafaranga y'ubukode, none rwose mfasha umpaye amafaranga nzayaguha. Yo umuntu akayaguha anezerewe kavuga ati nzayaguha, ariko wamara kubona amafaranga umuntu ntumwishyure, uwo muntu uba ukoze iki? Uwo muntu iyo utamwishyuye uba ubaye umwanzi we arakwanga, kuko muba mushyize urwango hagati. Konegisiyo cyangwa ubusabane mwari mufitanye buhita bupfa, kuko ntiwubahirije amasezerano mwasezeranye. Niyo rero umuntu ushyize umuhigo imbere y'Imana ubabaye, Imana igahigura bya bindi yagusanye ikabikora, ntubikore. Nawe umeze nka wa muntu yakugurije ubabaye akakwishyura akaguha amafaranga, wamara kuyabona ukayakemuza ibyawe, ntugire ibyo usohoza wasezeranyije. Nawe umeze nka wa muntu yakugurije amafaranga, warangiza ukamwirengagiza, nuko nawe uteye. Niko umuntu udahigura umuhigo ameze, witwa umuhemu, kandi uba ushyize urwango hagati yawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana niza izagukora ahantu, kuko iyo wambuye umuntu ashaka uburyo bwose yakwigarurira ibye kugira ngo yongere abibone. Umuntu rero udahigura umuhigo ameze nk'umuntu uguriza undi amafaranga ntamwishyure. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko uyu mugore bita Hana, kuko yabisezeranyije Imana, yari yarabuze. Imana yo yamuhaye umwana ajya guhigura umuhigo. Imana ishimwe. Yakobo rero yagomba kujya gukora ibyo yahigiye Imana igihe Imana imwiyereka ahunga Esawu. Nibyo rero yabwiye ati birakwiye ko nsubira iwacu. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo asubire iwabo rero, ndagira ngo mwumve aho hantu yari yarabonye experience yo kuriganywa, haba kurambagiza abagore abakoreye imyaka, haba amatungo yagiye akorera. Mu yandi magambo yagombaga kurwana intambara yitwa iki? Haleluya. Yo kugira ngo ace uwo mugozi w'ikinyoma waranze sekuru Aburahamu, waranze Isawose, yagira ngo nawe awuce kandi awukure ku bana be. Uyu munsi ababyeyi benshi cyangwa abantu benshi basevinga mu buryo butandukanye mu gukora, bakorera abana kwiga amashuri meza. Ni byiza cyane 100% no gusevinga kugira ngo abana babo bazatera imbere cyangwa nabo batera imbere. Ariko hari ahantu hamwe bajya bakora bambe batajya bakora. Aho batajya bakora ni hehe? Buriya amashyiga batekeraho, uterekaho isafuriya, ukuyeho ishyiga rimwe isafuriya yagira gute? Yagwamo, kuko nta kindi cyaba rifashe. Imana ihabwe icyubahiro. Buriya hari ibintu ndagira ngo mvuge iki kintu. Iyo wubatse mu buryo bw'umubiri ntubake mu buryo bwo mu mwuka, hari mpamya ko hari ahantu hakomeye ubu tubatse mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo hari bitazahagarara, uzaterekaho isafuriya ku mashyiga, isafuriya igwe, kuko nta rindi shyiga ribura. Bishatse kuvuga ngo rero birakwiye kugira ibyo wubaka mu isi y'umwuka, ukubaka no mu isi y'umubiri nk'uko ubyubaka, ndetse no mu isi y'ibifatika mu butunzi. Aho niho uzahabwa umugisha ukaba umugisha urambye, ukaba umugisha ukomeye. Uyu mugabo rero iby'umubiri yari yarabibonye n'ibifatika yari yarabibonye, ariko hari itegeko yagombaga kurangiza ku buzima bwe. Ndagira mbabwire, aho no hantu hakomeye nshaka tuganira kandi mu nyumve, kandi hakomerera abantu muri iki gihe. Uyu munsi mu miryango tubamo itandukanye y'Abanyarwanda ndetse meme n'abazungu cyangwa abanyamahanga, hari amategeko, hari itegeko y'abantu batubaha Imana baba baragushyiriyeho kera.
kuko abo ba Aburahamu ni abanyamahanga babaye mu bihugu iriya mu bihugu za Irani za kubambe za Iraq z'iki gihe niho hari iwabo. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo babaga bafite ibigirwamana. Kanani niho hari muri za Israheli z'iki gihe. Imana ishimwe. Hari naho mu bazungu, no mu bazungu bafite ibigirwamana, bafite izindi mana, ibindi bimana basenga. Abatubaha Imana bafite ibindi bimana basenga, nkuko n'ahandi muri Afurika ariko bimeze. Ariko hari amategeko cyangwa se hari ibitambo baba baratambye runaka, ugasanga abantu imiryango imwe yatanze ibitambo bivuga ngo iki. Uzabirebe tuyatibona rimwe na rimwe. Umuntu niba ashatse agashaka akamara imyaka 30 atarabyara, icyo ngicyo hari itegeko riba yaravuga ngo ntabwo uzabyara, nubwo ushatse ntuzabyara. Izo ni kondisiyo nyinshi abantu benshi muri ubwo buzima babamo. Wenda bashatse ibintu runaka, abandi hari kondisiyo zo kuvuga ngo ntago muryango wacu umuntu amara imyaka 30, yageze ku myaka 25 umwana runaka arapfa. Abandi umuntu akamara imyaka 50 atarashaka, 50 ningahe atarashaka, ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Ayo ni amategeko runaka. Hari ubwo itegeko riza, haleluya, amategeko baba barashyizeho, ayo amategeko kabasa abantu, amategeko kakananije abantu, amategeko kakubisa hasi abantu bagapfa bakenyutse. Ayo kari amategeko, itegeko runaka ukajya uvuga ngo twebwe nta bahungu barama, harama abagore. Iyo tuzi imiryango myinshi aho ngaho. Abandi twebwe niyo umuntu ashatse abyara umwana umwe. Ayo ni amategeko abantu baba barashyizeho. Abandi turwara ibirwara ibi n'ibi, ikirwara cya karande kigafata umubyeyi, kigafata umwana kikagenda kimanuka. Iyo nayo ni karande yo mu mwuka. Ibyo byose birasaba iki bene data? Birasaba ko mu isi y'umwuka ugira ibyo wanga. Ukabyanga ukavuga ngo indwara yishe data ntabwo izanyica, niba so yarishwe n'umwijima cyangwa yishwe na kanseri, ukabyanga ugahagarara. Niba iwanyu umuntu arongorwa ari umukobwa kurakanga imyaka 50, imyaka 50 umuntu abarongorwa ngo bizagende gute? Uzi kubyara ufite imyaka 60, uzarira uwo mwana ufite imyaka 10 yo kubaho, ntiwirereye umwana, bizagenda gute? Iyo ni karande, ni ikibazo gikomeye. Abandi bagira ubukene, akagira ibintu yamara kugira agasoza ibintu bimurangiranyeho. Izo ni za karande. Ariko ibyo byose uyu mugabo bita Yakobo yararebye, aravuga ngo birakwiye ko abana banjye narandura uyu muzi. Uwo muzi nkawurandura, nkawusenya, nkica uyu mwuka w'inyatsi, nkica uyu mwuka w'umuriganya. Niho uyu mugabo yavuze ngo sindi imbere y'Imana ntabonye umugisha. Wowe urakora iki muri iki gihe? Aho ntubona ibintu ukibaza ko wageze mu ijuru. Ndashaka kugira ngo ntabwo uragera mu ijuru, kandi uracyari mu isi. Kandi niba ukiri mu isi ugomba gutegurira abawe, ukabategura mu mwuka no mu mubiri, ukabategura mu buryo butandukanye, kandi ukabitegura ukiranuka mu buryo bwose. Uyu mugabo yitwa Yakobo yarasenze, nta yindi ntwaro yakoresheje. Ngiye kuvuga intwaro zibiri zagukura mu muvumo kugira ngo usenye uwo muzimu witwa karande, cyangwa usenye izo mbaraga zigukubita hasi zikunaniza. Intwaro ya mbere Yakobo yakoresheje ni ugusenga. Gusenga n'urufunguzo ruhindura ubuzima bw'umuntu. Imbaraga zakurwanyaga zose zikubitwa hasi, ukaba mushya, ubuzima bwawe bugahinduka. Imana ishimwe cyane. Iyi niyo ntwaro Yakobo yakoresheje asenga. Imana imuha umugisha, imuhindurira izina, yitwa Isiraheli. Haleluya. Uwo ni umugabo yaharaniye izina no mu buryo busanzwe bwo mu isi. Izina umuntu ararikorera. Ntabwo izina umuntu apfa kuritoragura mu muhanda. Iri zina kugira ngo umuntu agire izina, izina umuntu akora imirimo myiza. Agakora imirimo myiza yo gukiranuka, agakora imirimo myiza
ikomeye mu buryo haba muri sosiyete tubamo mu buzima bwa buri munsi. Ariko uyu munsi umuntu arakubwira gusenga ukavanga ariko namwe murakabya. Ntabwo dukabya, ibyo tuvuga nibyo. Gusenga ni urufunguzo rusenya imbaraga izo arizo zose ku buzima bwawe. Gusenga gufunga buri kintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Gusenga bifungura ijuru. Abagabo basenze ni benshi kandi ubuzima bwabo bwahindutse. Urwo ni urufunguzo rwa mbere. Urufunguzo rwa kabiri, ndimo mbwira abantu uzagukura mu bukene, kuko abantu benshi usanga babashwe n'umwuka w'ubukene bo bakwise hasi. Ni ugukora. Gukora ni urufunguzo. Ijambo riratubwira mu gitabo cyo kuva 23:25. Iyo ni itegeko Imana yahaye Mose, iramubwira ngo nimugira mu gihugu cy'amasezerano ntimuzagende muvuge ngo mujyame mwibaze ko ibintu bizabasanga aho ngaho. Muzakore. Gukora umurimo wose Imana ukoze, Imana iha umugisha. Udatoranya, ntube umunebwe, ntujyame, ugashakisha, ugakora, ugasenga, ugakora. Iyo ukoze ayo mahame, Imana iguha umugisha. Imana avuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Bene data, gukora ni inshingano ya buri wese. Gukora ni urufunguzo rutuma umuntu abona umugisha. Haleluya. Umugisha ngo muzakorere Uwiteka Imana, ngo nayo ngizaha iki? Umugisha wanyu, imirimo y'amaboko yanyu, ng'amazi yawe n'umutsima wawe ngo uzahabwa umugisha. Iyo wakoreye Imana neza, gukora ugakorera Imana, nako ni ugukora ugakorera ubundi. Gukora ni ugukorera abandi. Imana ishimwe cyane. Ni ugukorera abandi. Gukorera abandi ni ibanga rikomeye. Wa wundi umunyantege nke uvuga ngo va muri ibi, kora kwaharanira ibyateza abandi imbere, bagira inama, ndetse byaba na ngombwa ugakora igikorwa cya kabiri ngiye kuvuga gikomeye abantu batajya bakora. Haleluya. Uyu munsi wa none abantu benshi bahora bifuza bateza amaboko, ariko gutega amaboko ndiyo mbwira umuntu wese unkurikiye, igihe cyose uzahora uteza amaboko uzahora munsi y'ukuboko kuguha. Imana ishimwe. Kenshi abahanga baravuga ngo ukuboko gutanga guhera hejuru y'ukuboko guhabwa. Yesu ashimwe. Iyo umuntu aguha igihe cyose uhora munsi ye, ariko nawe igaguha uri munsi yawe kugira ngo uzamuke. Gutanga ni urufunguzo rwa gatatu rufungura imigisha yacu, imigisha tukayibona. Gutanga, iyo tuvuze gutanga tuvuga ibintu byinshi. Gutanga, ushobora gufasha mwene so ukamwigira umushinga, uramuhaye. Ushobora gufasha mwene so ukamusengera. Hari umuntu uhora avuga ngo Mana urugo rwanjye, abana banjye. Oya, iga no gusengera wa wundi mudafite icyo mupfana, wa wundi umugira umutwaro, uzaba uri mutanga. Yesu ashimwe cyane. Uko niko gutanga. Haleluya. Bya bindi atazi bimufashe, urimo ratanga icyo ufite, kuko Imana ntizakwaka icyo udafite, ikwaka icyo ufite. Yesu ashimwe. Uyu munsi abantu bumvise ibintu nabi bakibaza ko gutanga ari amafaranga gusa. Oya, n'urukundo. Niyo uhaye umuntu urukundo uratanze. Yesu yatanze urukundo kugira ngo aducungure. Ntabwo udafite urukundo nta n'ikindi wakora ngo cyemerwe. Habanza urukundo mbere yuko ukora ibindi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Gutanga kuruta guhabwa niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo utanga igihe cyose utanga, ni formule ngiye kuguha. Iyo upfumbase iki gipfunsi ugahereza umuntu 5,000 cyangwa se 1,000, ni imiryango 5 ibifungutse. Iyo ni ihame nababwira nzi mu buzima bwanjye rinkorera, mbabwira ibinkorera. Iyo utanze ugahereza ukoko kwawe intoke 5, ni formule ivuga ngo imiryango 5 irafungutse imbere yawe. Wahaye umuntu umuhaye, ariko imiryango 5 irafungutse. Inshuti yanjye, gutanga ni ihame ry'Imana rikomeye, kuko ni naryo Imana yahagazemo rya mbere yohereza umwana wayo kugira ngo ize kuducungura. Nayo yatanze umwana wayo. Kandi gutanga ntabwo dutanga ibyasagutse. Ntabwo dutanga kuko twavuye ku isoko ngo nsaguye 1,000 reka ngiye kugifashisha abakene,
nsaguye 500 reka nyaho umuntu. Ibyo byitwa injonjori. Injonjori ni ibishyimbo umuntu akoramo bibi. Ni ugutanga ibyasigaye bya bindi bidafitiye Imana agaciro. Ni nko gufata umwenda wambaye wahaze ukawuhereza umuntu. Oya, umuntu gutanga ni ugufata ikintu ukunda, niba ari umwenda ukajya mu isoko ukamugurira imyenda myiza, naho gufata twa tundi wataye tutakigukwira uko ntabwo ari ugutanga. Gutanga ni ugutanga ikintu cy'igiciro, cya kindi ugikunda kandi cya kindi wumva ko gifite agaciro ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Inshuti bakundwa bene data, iyo ni password ituma umuntu ava mu bukene. Uyu munsi abantu bakeneye gutanga, tuvuga bagatanga. Uyu munsi impamvu abantu badatera imbere, nta mutima wo gutanga bagira. Niyo mpamvu abantu cyose basenga ntibahabwe, basaba ntibahabwe, nuko muri bo hari ibyo batubahiriza, hari ibyo badakora. Gutanga kuruta guhabwa. Imana ishimwe cyane. Imana yavuga ngo muri Maraki ni igitabo cyiza, ndetse na Abrahamu yarabikoze. Niba banje gutanga icya-10, kiratubwira ngo abantu batanga icya-10. Ariko inshuti yanjye, nabonye ari iyo banga rikomeye. Icya-10 kikurinda gupfa wari upfuye, icya-10 kikurinda gukenyuka. Icya-10 kikurindira akazi ugahora uzamuka mu ntera. Ariko uyu munsi byarabananiye. Kubera iki? Ngariko impamvu runaka. Hari abareba bakajya mu mibare bati, ese niba uhembwa nk'ibihumbi 200, wareba ibihumbi 20 kuvuga ngo urabitanga. Akavuga ati harimo umufuka w'amakara, ukajya mu mibare imifuka y'amakara. Inshuti yanjye, nta hantu ushobora kurenga ugitekera ugifite imyumvire nk'iyi. Ntabwo Imana yaguha miliyoni 10 ngo uzatanga miliyoni. Inshuti yanjye, Imana izaguheza ku bihumbi 50, kuko wenda 5 aracyabasha kubitanga by'icya-10. Imana hari ahantu itakurenza, kandi nutanayatanga izaza igohoza mu nyatsi nyinshi ho ruriganywa, ya yandi yose agendere muri wa muvumo n'undi usigare kwa kundi waruri, kubera utumviye Imana. Ariko ibanga nababwira, mwige gutanga mu nzu y'Imana, mwige gutanga muri societe mubamo, mwige guha abantu urukundo, mwige gufasha mu buryo bwa sociale, mwige gufasha abakene muri mwebwe, mwige gukunda abantu muri mwebwe. Ayo ni amahame arandura umuzimu ukava mu muryango. Ejo ukabona umuntu yarahindutse umuryango we asigaye ari umuherwe, ari umukire. Wasenze, Imana ishimwe cyane, haleluya. Umaze gusenga, Imana ishimwe cyane, urakora. Umaze gukora, mu byo wakoze wize kubitangamo. Ibyo bizagufasha kuba umukire, kandi biguhe kurama, kandi biguhe kubana n'abantu neza, kandi n'Imana. Ngibyo wenda nihuse, ngibyo ibintu bizagufasha kurandura umuzi wa karande wo mu muryango, ugapfa ukarandutse ukaba umunyamugisha. Nuko uziga gukora ibinini. Impamvu uyu munsi wenda ababene bacu tudahuje uruhu babera ikintu bakora, Imana yabahaye kumenya ibanga basigayeho. Ni ibintu bibiri ngiye kukubwira. Cyambere, nta muzungu ubeshye. Icya kabiri, umuzungu azi ko gutanga ari itegeko. Imana ishimwe. Zira za Amerika, za Norvege, byo byabaye amategeko. Ibihugu byinshi bazi ko, naho babonye ko bo bakora pratique, ariko twe dukora theory. Abirabura duhora muri theory kubyumva, ariko tudashyira mu bikorwa. Ariko ijambo yarambwiye, haleluya, muri Yohana 14 umurongo waho wa 21 haravuga ngo ufite amategeko y'Uwiteka, ngo ufite amategeko yanjye, haleluya, ngakayitondera, ngo ni unkunda, ngo kandi unkunda azakundwa na Data, ngo na Data azamukunda mwireke, haleluya. Ayo ni amagambo meza nkunze kubabwira.
abazungu bashyira mu byanditswe babishyira mu bikorwa, ariko twebwe duhoramo turumva ariko ntitwumvire. Ngiyi impamvu duhera mu buzima bw'umuvumo, ngiyi impamvu duhora mu buzima budahinduka, ngiyi impamvu ugera ugakubitwa hasi, ugakubitwa umuzimu hasi ukameneka umutwe, ngiyi impamvu uhora uriganywa, ngiyi impamvu uhora unanirwa. Nguko nuko Imana ivuga ntidushyire mu bikorwa. Ariko abazungu Imana yaravuze rimwe, bo bapirika icyo Imana ivuze. Inshuti bakundwa bene data, mwitoze gushyira mu bikorwa iby'Imana ivuze kuruta kuvuga. Imana ihabwe icyubahiro. Muzatera imbere, ubuzima bwanyu buzahinduka, imigozi yose izasenyuka. Haleluya. Imana niza izabana namwe kandi Imana izabaha umugisha. Reka dusenge. Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana y'imbaraga, Imana y'ubwiza no gukiranuka, turagushimiye kuko uri data wa twese, kandi turagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Dusengeye ubwoko bwawe Mana, bakure mu muvumo, bakure mu bubata bw'umwijima, binjire mu mugisha wabateganyirije, kandi ubahe kumvira kuruta kumva gusa, kuko iyo umuntu yumva ntiyumvire ahinduka ikivume. Ariko ijambo riratubwira ngo nitwumvira Uwiteka Imana yacu izadushumbisha amahanga yose yo mu isi. Cyampa abantu bakumvira ijambo ryawe, cyampa abantu bakakumvira, cyampa abantu bakagendera mu mugambi wawe. Uwiteka urakoze kuko ubikoze. Iri jambo cyampa abagiye kuryumva bakarishyira mu bikorwa. Izina rya Yesu rishyirwe hejuru, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.